Nshuti bavandimwe, amazina yanjye nitwa Bimenyimana Pio, ndi umugabo w'umugore umwe n'umwana umwe. Izina ry'umugisha banyita Papa Pamela, nkaba nsengera mu itorero Anglikani, nkaba ndirimba muri korali Silowamu, nkaba ndi umuvugabutumwa w'umuhamagaro. Nkaba nifuje ko nabagezaho ijambo ry'Imana tukarisangira. Ijambo ry'Imana nkaba nararihawe ndi mu nzozi, bikaba ngombwa ko risangira n'abatuye isi. Ni Yeremiya igice cy'8 kuva ku murongo wa 4, kuminira kwa 21. Haragira hati, ni Yeremiya igice cy'8 umurongo wa 4 kugeza kwa 21. Nifuje ko twahasangira tukumva ubutumwa burimo, tukumva icyo Imana ishaka kutubwira. Uzababwira uti, Yehova aravuga ati, mbese bazagwa ubudahaguruka? Umwe aramutse agarutse, undi nawe ntiyagaruka? Kuki abantu b'i Yerusalemu bahora ari abahemu, bomatanye n'uburyarya, banga guhindukira? Naritonze nkomeza gutega amatwi, numva bavuga ibidakwiriye. Nta n'umwe wihanaga ibibi bye ngo avuge ati, ibi nakoze ni ibiki? Buri wese asubira mu nzira ya benshi, nk'ifarashi ivuduka ijya ku rugamba. Igishondabagabo kiguruka mu kirere, kimenya neza igihe cyacyo cyagenwe. N'intungura n'intashya n'isoryo ziritegereza zikamenya neza igihe zigarukira. Nyamara abagize ubwoko bwanjye bo ntibamenye urubanza rwa Yehova. Bishoboka bite ko mwavuga muti, turi abanyabwenge, kandi dufite amategeko ya Yehova? Ni ukuri, ikaramu ibeshye y'abanditsi yandika ibinyoma gusa. Abanyabwenge baramwaye, bahiye ubwoba, kandi bazafatwa. Dore banze ijambo rya Yehova, none se ubwenge bwabo ni bwenge nyabaki? Niyo mpamvu abagore babo nzabaha abandi bagabo, n'imirimo yabo nkayiha abazayigarurira, kuko buri wese yishakira indamu mbi, uhereye ku woroheje kugeza ku ukomeye. Kandi bose barariganya, uhereye ku bahanuzi kageza ku mutambyi. Bagerageza komora uruguma rw'umukobwa w'ubwoko bwanjye, baruca hejuru, bavuga bati ni amahoro, ni amahoro, kandi nta mahoro ariho. Mbese bigeze bagira isoni bitewe n'ibintu byangwa urunuka bakoze? Icya mbere, ntibashobora kugira isoni. Ikindi kandi ntibigeze bamenya icyo kugira ipfunwe ari cyo. Nicyo kizatuma bagwa mu bagwa. Igihe nzabahagurukira bazatsitara, ko Yehova avuga. Mu gihe cyo gusarura nzabarimbura, niko Yehova avuga. Nta mizabibu izaboneka ku muzabibu, cyangwa imbuto z'umutini ku giti cy'umutini. Amashami nayo azaraba. Ibyo mbaha bizabanyura
iruhande. Kuki dukomeza kwicara ntacyo dukora? Nimukoranire hamwe twinjire mu mijyi igoswe n'inkuta, maze ducecekereyo uko Yehova Imana yacu yaducecekesheje, kandi aduha amazi arimo uburozi ngo tuyanywe, kuko twacumuye kuri Yehova. Twari twiringiye kubona amahoro, ariko nta cyiza twabonye. Twari twiringiye igihe cyo gukira, ariko twabonye ibiteye ubwoba gusa. Gufuha kw'amafarashi ye kumvikaniye i Dani, maze igihugu cyose gitigiswa no kwivuga nk'amafarashi ye. Abanzi baraje barya igihugu n'ibikirimo byose, umujyi n'abaturage bawo. Ngiye kuboherezamo inzoka z'ubumara zitagira umugombozi, maze zibarye, niko Yehova avuga. Mfite agahinda kadashobora gukira, umutima wanjye urarwaye. Nimwumve ijwi ryo gutabaza ry'umukobwa w'ubwoko bwanjye ruturutse mu gihugu cya kure, rigira riti: mbese Yehova ntari i Siyoni? Ese umwami waho ntariyo? Kuki bandakarishije ibishushanyo byabo bibajwe n'imana zabo z'amahanga zitagira umumaro? Isarura rirarangiye n'impeshyi irashize, ariko ntitwakijijwe. Nashenguwe n'uruguma rw'umukobwa w'ubwoko bwanjye, kandi narababaye cyane, narumiwe. Mbese nta muti womora ubigere i Gileyadi, cyangwa nta muntu ukiza uhaba? None se kuki umukobwa w'ubwoko bwanjye atoroherwa? Haleluya! Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Iyi mirongo maze gusoma urasanga yararebaga Abisirayeli, ariko Abisirayeli bo mu gihe cya Yeremiya bari barangiritse. Abisirayeli ba kiriya gihe nibo Bisirayeli b'ubu, kuko Imana iri kubwira ubwoko bwa Isirayeli ko kuva ku murongo wa 5 ngo abantu b'i Yerusalemu bahoraga ari abahemu, ko bomatanye n'uburyarya bakanga guhindukira. Ibyo nibyo tubona ubu. Imana ngo yafashe umwanya itega amatwi. Ku murongo wa 6 yumva tuvuga ibintu bidakwiriye, yumvaho kugira ngo tuvuge gukomera kwayo, twirirwa tuvuga abandi, tukavuga amatiku n'amazimwe. Hano yari yararebye muri Yerusalemu, ibona nta muntu n'umwe wihana ibibi ngo avuga ati ibi nakoze ni ibiki, birakwiriye ko abantu bihana. Ngo buri wese, ku murongo wa 8 ku murongo wa 8 Imana yongera kugaruka ku bantu basomye, abantu bize, abantu bandika. Aragira hati: ni ukuri ikaramu ibeshye y'abanditsi yandika ibinyoma gusa. Abanyabwenge baramwaye. Abanyabwenge baramwaye. Umugabo yararirimbye ngo naburyo bareba, ngo naburyo ugira ute, naburyo bareba bubaka cyane, buracyo bakabisenya. Aho twatanga urugero, naburyo bareba bubaka Ukraine, ubu bari kuyisenya. Naburyo ubu bareba bubaka Taiwan, ubu barashaka kuyisenya. Ubwenge bw'abantu ni bwenge kisi.
ku murongo wa 9 Imana iri kuvuga ngo abanyabwenge baramwaye bahiye ubwoba kandi bazafatwa, dore banze ijambo rya Yehova, none se ubwenge bwabo ni bwenge nyabaki? Ubwenge bwubaka ibintu bugasenya, ubwo ni bwenge nyabaki? Ubwenge bwubaka imiturirwa bidateye kabiri, bakazana ibisasu bya karundura bakaza bakabisenya, ubwo bwenge bumaze iki? Ni bwenge nyabaki? Uko abantu abanyabwenge bari gukoresha ikaramu ibeshya, kandika ibintu babeshya, bagakoresha ikoranabuhanga babeshya, bagakoresha ikoranabuhanga barimbura abandi, aho kugira ngo bakoreshe ikoranabuhanga bavuga Imana, bamamaza Imana, bavuga gukomera kwayo, ahubwo bararikoresha barimbura abandi, nk'uko biri kugaragara muri bino bihugu, Ubushinwa, Uburusiya na Ukraine. Bavandimwe, abanyabwenge baramwaye, Imana irarakaye. Ku murongo wa 10 niyo mpamvu yavuze ngo abagore babo nzabaha abandi bagabo, n'imirima yabo nkayiha abazayigarurira. Imana hano yabivuze irakaye, yarakariye ubwoko bwa Isirayeli. Imana irababaye ku ubwenge bw'abantu babujyana mu bibi. Abo dufite bari bashinzwe komora abandi, ku murongo wa 11 baravuga ngo bagerageza komora uruguma rw'umukobwa w'ubwoko bwanjye baruca hejuru, bavuga bati ni amahoro, kandi nta mahoro hari. Abakabaye bahugura abandi kubera inyungu babifitemo, ndavuga bafite inshingano zo kuyobora ubwoko bw'Imana, nabo baragenda babahumuriza, basigiriza, bababwira ko nta kibi gihari, ko ari amahoro. Ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye. Abantu bigize abanyabwenge barakura ibibi kubera ubwenge bwabo. Abakobwa barigira abanyabwenge bagakora ibyinyo kubera ubwenge, ubwo ni bwenge nyabaki? Abapapa n'ababyeyi barafata icyemezo bagashaka gukuramo inda kugira ngo bice kubera ubwenge. Abakobwa batwaye inda nabo kubera ko bigize abanyabwenge barashaka kuzikuramo, ubwo ni bwenge nyabaki? Ubwenge bwo gukora ibyinyo ngo nta bwenge buburimo, ubwenge bwo kwica nta bwenge buburimo, ubwo ni bwenge nyabaki? Niko Imana iri kubaza, nta bwenge buburimo. N'abakabaye babomora nabo barababwira ngo ni amahoro, ahubwo nimuzana amaturo, nimuzana ibya 10, bakavuga ati ni amahoro, kuko Bibiliya iri kugaragaza bagerageza komora urugomo rw'umukobwa w'ubwoko bwanjye baruca hejuru, bavuga bati ni amahoro, kandi nta mahoro ahari. Cyo murabibona namwe, nta mahoro ahari. Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Ni ikibazo gikomeye. Ahangaha birigaragaza ko Imana igiye kohereza inzoka z'umara zitagira umugombozi zirya abantu. Aha byavugaga kuri Yerusalemu, ariko natwe nitudahindukira ngo duhindukirije Imana, ibyago biraje bitubeho, umusubirizo, ntambara z'urudaca, indwara z'ibyorezo. Haje coronavirusi, Imana igira ngo irebe abantu ko bazahindukira, ariko barinangira. Abantu turinangira. Imana irabaza ngo kuki bandakarisha ibishushanyo byabo bibajwe n'imana zabo z'amahanga zitagira umumaro. Hari ibintu abantu bimitse bibahindukira Imana, akazi kaba Imana, imiryango iba Imana zabo,
hari n'abafite ibishushanyo bisengwa. Ibyo bintu byarakaje Imana cyane. Rero tureke kwigira abanyabwenge, tureke kwigira abanyabwenge, ahubwo duhindukire. Ubwenge bwo gusambana nta bwenge buburimo, ubwenge bw'ubutinganyi nta bwenge buburimo. Birakwiriye ko abantu birirwa batora ngo ese dutore ngo umugabo aryamane n'undi mugabo, ngo umugore aryamane n'undi mugore, ngo bashyingirane. Umuhanzi niwe wavuze ngo isi yarahindutse, ngo inyamaswa n'umuntu bashyingiranwe. Ubwo se ni bwenge nyabaki? Nta bwenge buburimo. Ubwenge bwo gutwita ugafata icyemezo uri umugabo n'umugore ngo dukuremo umwana kuko tutamushaka, ngo nta bwenge buburimo. Ubwenge bwo gutwara inda itateganije ugashaka kuyikuramo ushaka kuba umwicanyi, nta bwenge buburimo. Ubwo ni ubwenge bw'isi, ubwo ni ubwenge bwa Satani. Turaje tugerwaho n'ingaruka z'uko twigize abanyabwenge. Ubwenge bwo gusenya ibyo twubatse, nta bwenge buburimo. Ubwenge burimo urwangano, nta bwenge buburimo. Ubwenge bwo kwirirwa tubeshya dutekinika, nta bwenge buburimo. Ngo ntabwo ari ubwenge buva mu ijuru. Bavandimwe rero, mureke dusabe ubwenge, dusabe ubwenge buva mu ijuru, kuko ngo icya mbere buratunganye, ikindi buraboneye. Dusome ijambo ry'Imana, twemere guhugurwa, twange ikibi kitaratuganza, turwanye Satani nawe azaduhunga. Twegere Imana nayo izatwegera. Dusabe ubwenge, tumere nk'umwami Salomo, w'igihe yasabwaga icyo ashaka we yisabiye ubwenge. Twirinde kurangazwa n'ubutunzi n'ibihendo by'isi, twirinde kuba imbata z'ibyaha, ahubwo twange icyaha. Abankurikira ndabashimiye, kandi nzishimira kujya mbagezaho ijambo ry'Imana. Murakoze, naho utaha mwakire neza ijambo ry'Imana.